Berkeley's hottest and freshest music station, the new 103.6 Hot FM.
Turabasuhuza nshuti bakundwa mu izina ry'umukiza akamucunguzi wacu Yesu Kristo. Ikaze mu butumwa bwiza mugezwaho n'itorero ry'ubumwe bw'abakristo UCC, United Christian Church. Ni Pastor John guturuka mu itorero rya UCC, ndi kumwe na Pastor Bena nawe uturuka mu itorero rya UCC mu ishami rya Kabuga. Pastor John rero turuka mu itorero rya UCC ku cyicaro gikuru hariya ni boy. Turagira ngo tubahe ikaze mwese abadukurikiye inshuti za UCC, inshuti z'ikiganiro ububyutse burakenewe. Turagira ngo tubahe ikaze aho muri hose, abumva ururimi twigishamo, Imana ibahe umugisha. Hari abatwumva muri mu gihugu hano mu Rwanda mukaba mutwumva direct, ariko hari n'abandi bashaka kumva ubutumwa nyuma gatoya bumaze gutunganywa bushyizwe kuri YouTube, mugashobora kubukurikirana hirya no hino ku isi. Namwe turagira ngo tubasuhuze kandi tubiyegereze. Muhawe ikaze mu butumwa mugezweho n'itorero rya UCC riyoborwa n'intumwa Charles Rwandamura, niwe mushumba mukuru umutangizi kandi akaba n'umuyobozi uhagararira itorero ku isi hose. Arabakunda kandi arabasuhuza mwese rero aho muri. Ndagira ngo mbabwire ko hari Imana ishaka gukora mu buzima bwanyu, irashaka gukora ikintu gishya. Ndagira ngo mbabwire ko Yesu Kristo azi aho uri, azi aho zirikiye, ashaka kuzitura rero arakuzitura, ntabwo ari bugusige utyo. Ndagira ngo mubwire ko kuri uyu munsi wa kane, nk'uko musanzwe mubimenyereye, muzajya mudukurikira kuva kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu ku isaha ya saa 9 kugeza saa 10. Naho ku munsi wa gatandatu muzajya mudukurikira ku isaha ya saa 6 z'amanywa kugera saa 7. Ntugacikanwe n'iyi program. Wagira umuntu utumira, wagira umuntu wibutsa, wagira umuntu wandikira ka message kagufi kwambwiye uti dukurikira ubutumwa buri kuri radio ku 103 n'ibice bitandatu kuri Hot FM. Akurikira ubutumwa arahabwa umugisha. Rero fatanya nanjye mwivuga butumwa uko rutyo, Imana iri bukugirire neza. Kandi hari benshi bamaze kugenda babohoka muri iyi program, bagenda bakira. Turabona ubuhamya abaza bakatugeraho ku rusengero rwa UCC. Dufite rero impamvu yo gukomeza, kandi n'impamvu yo kuvuga ngo ukeneye kwakira Yesu Kristo mu mwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Katwakire Pastor Bena adusuhuze kandi anadusengere. Turabasohoje nshuti zacu bakundwa, mudukunda cyane. Turabizi neza ko mudukunda kuko muranaduhamagara mukatubwira ko mudukunda. Turabasuhuje abatwandikira ama message mudusubizamo imbaraga ko muri kumwe natwe. Uwiteka Imana ibahe umugisha. Sinakwibagirwa gusuhuza abakobwa n'abahungu banjye bikabuga. Ndabizi murategereje kumva icyo Uwiteka Imana avugana namwe. Yes, abahe umugisha cyane kuko murakurikiranye, muba mwahamagaranye. Nanjye ndababwira ngo Uwiteka Imana akebuka ubugingo bwanyu. Reka dusenge. Mana yacu mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje, dushyize hejuru izina ryawe kuko uri umutunzi w'imbabazi. Kubwo uyu munsi mwiza watwongereye iminsi yo kubaho kuri iyi si, Data turagushimye ko ukiduhaye mwami w'abami, ibyiringiro mwami mu mitima yacu abakwizera. Dore hari abantu benshi cyane bicaye bategereje kumva icyo uvugana nabo, kumva ijambo wateguye ku bugingo bwabo. Hari abari bari kubiziriko baboshye, barushye, bananiwe cyane, bategereje ko ubahambura ukabagirira neza uyu munsi wa none. Data turasenga ngo ijambo ryawe mu gihe ritambuka urebe uwo muntu maze igihe kinini cyane aboshye, ari abazimu bamuzonga. Data ndagusaba kugira ngo umubohore uyu munsi wa none. Ijambo ryawe mwami wanjye riravuga ngo ijambo ryawe ni inkota ikubita igahunguranya amagufa no mu mitsi no mu nyama no mu mishokoro. Rekugirire neza buri muntu wese urimo kumva aka kanya. Icyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu dusenzemo, amen. Arakoze cyane kubw'amasengesho cyangwa isengesho dusengeye. Ndagira ngo muri aka kanya wowe dukurikiye nushobora kuza kutwandikira ubutumwa bugufi ukabwohereza kuri 07 88 ukongeraho 75 74 62 0788 75 74 62. Inshuti yacu Alphonse aratwandikira aravuga ati turategereje rwose, tubategeye ati twahageze. Icyambere bahageze, turabategereje. Ikindi ati kugira ngo mudukomeze mu byiringiro biva ku Uwiteka. God bless you. Imana iguhe umugisha inshuti y'umukundwa. Ushobora kwandika nanone ubutumwa bugufi ko bwohereza ku murongo wa Tigo 07 222 5
karindwi kane gatandatu kabiri kabiri n'eshatu ndasubira mu 07 kabiri eshatu gatanu karindwi kane gatandatu kabiri. Ndeka tujye mu butumwa bw'uyu munsi. Umunsi w'ejo twafashe ku butumwa tukiri muri cya gice cyacu cyangwa se wa mutwe w'inyigisho ivuga ngo arahamagara abarushye n'abaremerewe bamusange abaruhure. Arahamagara n'ubu aracyahamagara wowe urushye, wowe utwazwa igitugu na Satani, wowe utwaza igitugu n'imbaraga z'umwijima, wowe Satani yibasiye, ndagira ngwire ngo araguhamagara ngwino akugirire neza. Umunsi w'ejo twafashe agace n'uyu munsi ariko turi bunakomeze ku bantu baziritswe, bafite ahantu bazirikiwe, bafite ibibaziritse bitandukanye, byaba amategeko, byaba ubumuga, byaba ibyo batahisemo cyangwa ibyo bahisemo. Yes, abantu bafite ibyo bahisemo. Umuntu ashaka kwigira gukorana isezerano n'undi, gukorana isezerano atazi impamvu cyangwa sayizi, iryo sezerano rikamuboha, rikaguhindukira umugozi ukuziritse. Tuje kukubohora rero, kuko ikitaguha amahoro cyose, ikitaguha amahoro cyose ntago kiva ku Mana, ikitaguha umunezero cyose ntikiva ku Mana, ikigucira urubanza cyose ntago kiva ku Mana. Icyo ukora ugasigarana urubanza, ukabura ubitotsi, ukabura umunezero, ugahora n'ipfunwe, ugahorana agahinda, icyo ngicyo ntago kiva ku Mana, kuko ikibi cyose kiva ku mubi. Kuko Imana itanga ibyiza, Imana iduha ibyiza, Imana ijya idutabara iyo tugirana isezerano nayo. Ndakabone niyo wahura n'ibikomeye iragutabara, kuko mugirana isezerano, mugirana igihango, mufite icyo muhuriraho, irakuzi neza. Rero ndagira nkubwire umuntu uduteze amatwi, hari icyo Yesu ashaka gukora mbere y'uko agushyira mu batabara ku rutonde rw'abatabarwa vuba. Gira icyo ukora uyu munsi wa none, iyunge nawe, izuze nawe. Aragushaka, arashaka ko umwemera akagera iwawe. Twasomye igice cya Luka, ni igice cya 19 umurongo wa 29, tubona Yesu agera ahitwa Betifage y'i Betaniya, aho hantu kuri uwo musozi wa Elayono. Ahageze, kuko yagombaga kwinjira mu murwa i Yerusalemu mu cyubahiro gikomeye, yarakeneye transport means, yarakeneye moyen de transport, moyen de transport yarazahiri, yarakeneye uburyo cyo ashaka kwinjira muri uwo murwa, ashaka kwinjira n'icyubahiro ko n'umwami w'icyubahiro. Atekereza ku karogobe, atekereza ku cyana cy'indogobe. Yesu hari ahantu ashaka agaragara mu muryango w'iwanyu mu cyubahiro, ariko ndagira ngumenyeshe ko ari we ndogobe ashaka kugenderaho. Ni we ndogobe ashaka kugenderaho. Uramwemerera se? Kuko abizi ikibazo cyawe. Nawe ugiye kuvuga uti se namwikorera gute, namujyana n'enziritse. Arashaka kubanza kukuzitura. Yadutumye ngo tukuziture. Nitumara kukuzitura murahura nawe, hanyuma niyicara mu buzima bwawe, ikiri bube uraza kumugenda naho ugiye hose, aho ugeze hose, kandi uraza kugenda mu cyubahiro cye, kuko ari umwami w'icyubahiro. Aho uzagera hose bazakubaha, bavuga batwere nguri yaraje nyiranaka, kanaka nawe araje. Ariko cyane cyane ugutuhesheje icyo cyubahiro n'umugabo witwa Yesu. Nakwemerera rero, kandi arabishaka ko ugendana nawe, abishaka ko agendana nawe, akorera muri wowe, agendera muri wowe. Ntabwo rero ubu ngubu cyongeye kumubwira uti ndaziritse, ntabwo uri uti baranziritse, ntabwo uri uti yewe maze imyaka nziritse, abanziritse ntibakiriho, baranapfuye bansize mu bintu bitoroshye. Ariko Yesu aradutumye ngo tukuziture uyu munsi. Twebwe duhaye ububasha n'ubutware bwo kukuzitura. Uwakuziritse naho yaba yarapfuye, uwakuziritse naho yaba ahekenya amenyo, naho yaba asibuye kurindi, turatumwe nk'intumwa za Yesu kugira ngo tukuziture. Tuzanye ububasha n'ubutware kukuzitura. Yesu arashaka gukorera muri wowe, ashaka kuguha umunezero n'umudendezo. Twasomye umurongo, tugiye kongera tuwusubiremo gato, abo tutabanye mushobore kumenya neza n'iki turimo tuvuga. Pastor adusomera. Reka dusome Luka ibice 19 umurongo wa 29. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Yesu ajya i Yerusalemu ahetswe n'indogobe. Ageze bugufi bw'i Betifage ni Betaniya ku musozi witwa Elayono, atuma babiri mu bigishwa be ati, mujye mu kirorero kiri imbere yanyu, nimwinjiramo muri bubone icyana cy'indogobe kiziritse,
kitigeze guheka umuntu nuko mukiziture mukizane kandi nihagira umuntu babaza ati murakiziturira iki mumubwire mutya muti databuja niwe ugishaka. hari databuja ugishaka. izo ntumwa ziragenda zibisanga nk'uko yazibwiye bakizitura icyana cy'indogobe batangiye akazi ko kuzitura. ba nyiracyo barababaza bati ba nyiracyo barabonetse nabo murakiziturira iki yego barabasubiza bati databuja niwe ugishaka. bakizanira Yesu bagiteguraho imyenda yabo bakicazaho Yesu akigenda basasa imyenda yabo mu nzira. uburekeho gato. Amen. bakikizitura ba nyiracyo baraboneka bati murakiziturira iki. iki kibazo nicyo gikunda kumbabaza mu buzima bwanjye iyo nsoma iki cyanditswe. aba bantu babaza ngo murakiziturira iki ni abagome cyane ni abantu babi cyane. icya mbere bashuminze ownership, ndakoresha aya magambo ndi bugerageze kuyasemura. They assumed ownership over this donkey. bafata ko ari icyabo bwite ariko hari shebuja mukuru, hari nyiracyo bwite. Amen. uko niko imyuka, uko niko satani, abarozi n'abapfumu, abagome bakugize imbata yabo. nyamara dufite umuremyi wacu, dufite umukunzi wacu witwa Yesu. niwe databuja, niwe wawe, niwe ugukunda, niwe tafu. ariko bariya baraze bashuminga ownership, possession over. uhinduka wabo, uhinduka umucakara. ubu cyagiye cy'ubucakara muri 1700, 600, 800 abantu baza kugura bacuruza abandi, umuntu akagira abantu be. buriru bari ubukoroni, abakoroni bakoroniza ibihugu bya Afrika bavuga ngo twege tuzatwara ibi, mwege muzatwara ibi. imyuka nuko nguko kugabana, igabana abantu bo mu muryango. umwe ikamuteza ubugumba, undi ikamuteza kugwa ku ziko, undi ikamuteza ubushomeri, undi ikamuteza inzara, undi ikamuteza kuryana, ubyaye akabyara ibigoryi. imyuka yarabagabanye iravuga tuje muri uru rugo turagabanye. mwege mutegeka, mwe mutegeka, mutera abana ubucucu, mutera abana kunywa urumogi, mutera umugore kutumvikana n'umugabo. imyuka iza mu rugo irategeka. ariko Imana ishimwe kandi himbazwe, tuzanye inkuru nziza y'agakiza. inkuru tubazaniye iravuga ngo aradutumye. Hallelujah. kandi udutumye nyiri jambo afite ububasha n'ubushobozi. udutumye aragukunda, udutumye aduhaye ubushobozi ngo tukuziture. amajwi n'imyuka ibaza ngo turakuziturira iki, turayacecekesheje none hamwe izina rya Yesu. ugomba kuziturwa Rwanda, ugomba kuziturwa munyarwandakazi. ugomba kuva ku kiziriko cy'ubupfumu, ugomba kuva ku kiziriko cyo kuraguza no guterekera. ugomba gutandukanywa n'imbaraga z'umwijima zaguhinduye ikiretwa. uratandukanywa n'ubusambanyi, uratandukanywa n'ubusinzi. twaje kudisconnectinga ubuzima bwawe, umwuka wawe, ubugingo bwawe n'izo mbaraga z'umwijima zaguhinduye ikiretwa. urashaka kuva kuri icyo kiziriko ariko byaranze. turatumwe mu izina ry'Umwami, dutumwe n'umucunguzi wacu Yesu. aradutumwe ngo tukuziture. hari ikigina, hari umurimo w'igiciro, hari umurimo w'icyubahiro ashaka kugukoresha, kuko urakoreshwa ubucakara n'umurimo w'igisuzuguriro. Pastor, gira icyo uvugana n'abantu. Pastor, mu gihe turimo kuvuga aya magambo, mana, hari umwana w'umuhungu wigeze kuntera agahinda. nari nkiri mutoya, ntarasobanukirwa iby'agakiza neza, nkikizwa ntaramenya nuko basengera umuntu. twari duturanye n'umuntu n'umwana wagiye ku kiziriko, waboshywe n'umugini. igini ry'umugore. bahuriye mu kabari. yemwe bana mujya mu kabari mugapfa guceza nabo mutazi. bahurira mu kabari, reka mvuge nk'inkuru ariko wowe uteze amatwi ikubera isomo uyu munsi wa none, umenye ngo n'umudayimoni n'umugini wiyambika isura y'umuntu kandi ari umuzimu. barahura, barabyina, baranezezanya, basezerana isezerano ryo kujya kurarana. bageze mu nzira, umukobwa yicara ku ibuye, kumva iryo buye niryo yabagamo.
umuhungu mwiza cyane ndamuzi twari duturanye wavuze ngo abazimu bakabagabana bakagenda bagabana uwo yagabanywe n'umugini ise agaba dayimoni z'inzoga ziba arizo zitwara uwo mugabane wese abandi bana b'abahungu ntumbaza aho bari nyina ari ikimuga nyirakuru uwo muhungu ari ikimuga kitava mu nzu umuryango wari waragabanywe n'abadayimoni imyuka yararanguye mbese yaratanze igiciro umwana w'umuhungu yababazaga buri muntu wese umugini wicara ku ibuye ari umukobwa mwiza cyane usa neza yambaye neza cyane arangije bakorana isezerano bari kuri iryo buye aramubwira ati kugira ngo turarane uranyemerera ko nta wundi mukobwa uzigera ukunda mu buzima nashobora kuba mvuga ayo magambo hari n'undi muntu twigeze kubona za Kimihurura nawe abantu nk'abo ngabo barahari kambanze nkomeze n'umusore kuko barahari murahari uraho ngabo umukire abantu baribaza ngo kuki udashaka n'abadayimoni biziriko by'abadayimoni uratwara amamodoka meza ariko ufitanye isezerano na nyiri kuguha iyo modoka wubatse inzu nziza cyane ya etaje ko nta mugore uyikandagira murabyarira abana hanze kuko umudayimoni warakubwiye ngo ntuzigere ukandagiza umugore hano n'umuzana turakwica ubutunzi bw'isezerano ry'abazimu icyo ni icyo ariko Kristo Yesu yadutumye umunsi wa none ngo tukubohore umwana w'umuhungu akorana isezerano n'umukobwa katazigera akunda undi mukobwa agiye kubona umukobwa ibintu by'ibikomo n'impeta bakorana isezerano agiye kubona abona umukobwa arigitiye hehe arabura arigitiye muri ryabo yenda kubwira ibintu nzi ariko kuva icyo gihe kiziriko gikomeye cyane kimbera isomo ni nacyo kintu cyatumye nkomera mu gakiza cyane kuko nabo umwana w'umuhungu mwiza cyane ukuntu agaragurika n'abadayimoni umukobwa gusa akaba yatungura ijambo rivuga ngo ariko kuri mwiza wa mugini ugatangira kuburana isezerano ugatangira kumubwira ati sinakubwiye ugakora niba wicaye ku meza ibintu byose bigatangira kwirandura byikubita hasi yaba ari umugeni ukaza ukamuhibi mana yo mwijuru mana we yewe muntu reka nkubwire inshuti yanjye ndakubwira ibintu nzisinjya ntanga ubuhamya uzabaze nabo mu rusengero iwacu sintanga ubuhamya ntahagazeho uwo mwana w'umuhungu na niyi saha sinzi icyerekezo cye kuko twaratandukanye aho twari dutuye buri muntu ajyukwe simbizi ariko cyo nzi icyo ashobora kuba yarapfuye niba atarihanye ariko niba yarihanye Kristo Yesu arahari kuko ibyo nabyo ni isezerano abazimu baramubwiye ati nturyamana n'umuntu umubiri uramunanira umwoshya kuryamana n'imwe inshuti yanjye twaje hano nk'intumwa ziturutse ku mwami Yesu kugira ngo tubaho Yesu Kristo akugirire neza cyane uyu munsi wa none wumva ijambo mukundwa uteze amatwi ufite amatwi yumva ufite umutima uhugutse ufite ibitekerezo bituje urashaka gukira Yesu aradutumye ashaka kugukura kuri icyo kiziriko ikiziriko Satani yagushyizeho ku bushake cyangwa atari ku bushake bwawe ubizi cyangwa utabizi ariko ugenzuye ubuzima bwawe usanzwe uri ku kiziriko uwakuziritse ntabwo akujyana kurerega ngo bari hafi aho ngaho ku nzira bari hafi kandi bakuzirika ku nzira aho abantu bose bazajya bakubona oh my god aho uzajya ushungerwa umunsi ku wundi Yesu yarabizi kuziritse ku nzira azi ko utuye babizi bazi ibibazo byawe bazi kora ku mugozi iyo bahaciye nimugoroba barakubona iyo bahaciye nijoro barakubona ubuzima bwawe nibuhinduka uko bagusize niko bagusanga uraziritse ariko bakuziritse ngo nabo ntago bari kure niba bona ushaka kukuzitura baraza birwanga muramuziturira iki yego uko niko idini ikora uko niko idini ikora ntabwo kujya kure iri bugusure iri bukube hafi iri bukwagaza iri nirangiza ni kujya kure iraza kubaza ngo urajya he muri izo nzaduka urajya he muri ibyo bintu byadutse ibyo bintu bijamo urabiza abantu babazi nuzi ibyanditswe byera icyo bivuga bakagufatira mu byanditswe rega ubwo barashaka kongera kukuzirika ngabo n'abahanuzi b'ibinyoma barashaka kongera kukuzirika bagushyire ku kiziriko niba bashaka kukivaho barabaza ngo turamuziturira iki wowe utubaza ngo turabaziturira iki urinde ukorana nande ukorera nde sobuja ninde yego ndakubaza wowe ngo abo bantu ibyo bavuga ngo jye uransetse ntago nawe uri wenyine turashaka kukuzitura nawe ufite izo mako baza ngo barakuzitura turazitura inde ngo be na ba nyirazo bagomba kuziturwa mu izina rya Yesu tuje dutumwe kuzitura haleluya Yesu arashaka kubakoresha iby'icyubahiro murasuzuguritse ku nzira aho mumaze igihe muziritse urasuzuguritse aho Satani yakuziritse arangije niyajya kureba
ntiyigeze ajya kuri batangiye kuzitura ba nyirazo baba baraje ba nyiri indogobe baba baraje. Ako tekereza ukuntu indogobe yari imwe ariko hari ba nyirayo benshi, ukuntu uri umuntu umwe hari igihe bibazo turiko satani nshakaho iki, ariko jiwe ibibi byose n'igihe bibaho hari imyuka itandukanye rega burya ikuriho tugusengere. Irukanka ugere ku butaka bwe rusengerwe, irukanka ugere aho Yusisi iri hose tugusengere, tugutandukanye n'iyo myuka. Wowe utwumva aka kanya rikira kunangira umutima, uwo mwuka ukubwira ngo wijyayo ni uryajwe rivuga ngo muramuziturira iki, yego ngo muramuziturira iki. Gihe ikintu kinangaza, Yesu yari afite icyo twita umugambi we mwiza wo kubahisha iyi ndogobe. Amina. Ashaka kuyigenda hejuru. Hari uburyo bwinshi yashobora gukora, hari zini ndacika, hari n'ibindi. Yari umwami w'abami, yari afite ibintu byinshi yakoresha. Yashobora kugenda mu muyaga, yashobora kugenda mu kirere, ariko yahisemo indogobe iziritse. Aravuga ngo icyo cyana cy'indogobe kiziritse. Ikintu cya mbere cyari icyana cy'indogobe. Ababazwa nuko kikiri gito, kiraziritse. Abazwa nuko ahazaza haco kigiye kuzamara iminsi yose kibabaye kiri ku kiziriko. Hari umuntu waziritswe akiri muto, yego yaziritswe akiri muto mu buto bwe, hanyuma umwanzi yamubonye kera aramuzirika. Ariko Yesu nawe, iki ni cyo kibazo kiri ku basore n'inkumi. Iki cyana cy'indogobe cy'igisore kiracyari icyana, gihagarariye abasore n'inkumi n'urubyiruko rw'u Rwanda ruziritse uyu munsi wa none. Tuje kubazitura rero. Uzirikiwe mu rumogi, uzirikiwe mu busambanyi, uzirikiwe mu mabuwate, inzoga zarakuzonze, imiryango yaraguhebye, uraziritse. Wakwemeye ugaca bugufi uyu munsi. Yesu yakubonye ko uziritswe ukiri muto, aradescribinga ngo kikiri gito, icyana cy'indogobe. Yesu aratubuza, arimo aradescribinga ngo icyana cy'indogobe kiziritse ndetse ku nzira. Satani yaragushinyagurira, agushungera ku muhanda, ku nzira, abantu bose bakubona, aho abahisi bose bakubona, abantu bose bakuneguriza izuru. Irukanka uze tugusengera ukire. Amen. Tugusengera ubuhoke. Ntabwo ushobora guhimbaza Imana, ntushobora ukiziritse, ntushobora gukoreshwa iby'icyubahiro ukiziritse. Reka dusome uyu murongo wumve. Turasoma Luka nanone 13 umurongo wa 10. Luka 13 umurongo wa 10. Reka dusome Luka 13 n'umurongo wa 10. Umutwe w'amagambo aravuga ngo umugore uhetamye akizwa na Yesu. Nuko ku munsi w'isabato yigishirizaga mu sinagogi, asangamo umugore ufite dayimoni utera ubumuga. Uwo mugore yari amaze imyaka 18 ahetamye, atabasha kunamuka na hato. Yesu amubonye aramuhamagara, aramubwira ati mugore ubohowe ubumuga bwawe. Oh my God. Amurambikaho ibiganza. Muri ako kanya aragororoka, ahagarara yemye, ahimbaza Imana. Dore icyo umuntu akora yamaze kubohoka, ahimbaza Imana. Ariko umutware w'isinagogi arakazwa nuko Yesu akijije umuntu ku isabato. Giye abatware b'amasinagogi muransetsa, igitabo mbaseka kandi nkanababarira. Giye buri ubwo mbonye inkuru zibavugaho ndaseka nkibaza, mwebwe muzasoza mugiye nta cyerekezo bagira. Ubu ni mugiye kurimbuka koko, mwakijijwe, mubabajwe nuko abantu bakize, ubajwe nuko abantu barimo bakira bava ku biziriko byabo, bava mu masinagogi, twumva impaka zabo n'ibyitekerezo byabo. Ariko umutware w'isinagogi arakazwa nuko Yesu akijije umuntu ku isabato. Oh my God. Tegeko gusa. Abwira abantu ati hariho iminsi 6 ikwiriye gukorerwamo imirimo, abariyo muzamo mukizwe, hatari ku munsi w'isabato. Umwami Yesu aramusubiza ati mwandyarya mwe, mbese umuntu wese muri mwe ntazi turi nka ye cyangwa indogobe ye akayikura mu kiraro ku isabato, ku munsi w'isabato, akayijyana akayuhira, kandi ko uyu ari umukobwa wa Aburahamu, akaba amaze imyaka 18 aboshwe na Satani. Ntiyarakwiriye kubohorwa ingoyi ku munsi w'isabato. Amaze kuvuga atyo, abanzi be bose baramwara. Nicyo cyagomba kubaho. Abahateraniye bose bishimira imirimo myiza itangaza yose
yakoze. Oh my god, iyi nkuru nayo irandyohera. Iyi ndyohera cyane. Uyu mugore wari umaze imyaka 18, Yesu yamumenye ko yari amaze 18, amusanga ahetamye, aba ku muryango, aba ku rusengero, yabaga yewe iyo nsomye Bibiliya numva nongera kumenya urukundo Imana idukunda, urukundo Imana ikunda abantu bayo. Yesu ntago yishimiye gukomeza kuba muri ubwo bumuga. Imyaka 18, imyaka runaka umaze uziritse, Satani yarakuboshe. Yesu aranabisobanura ngo aboshywe. Aboshywe umeze nka cya cyana cy'indogobe uboshywe n'ingoyi. Yaje rero aradutumye mu izina rye kugira ngo tukubohore, tukurangira aho ushobora kubohokera, ugere kuri UCC, ubuzima bwawe buri buhinduke. Ntabwo usigara uko wari umeze, ntabwo usubira yuko waje. Amateka yarahinduka. Urinjira utekereza ukundi, urasohoka ibitekerezo byahindutse, urasohoka uhawe imbaraga zo gutsinda icyaha, urasohoka uhawe imbaraga zo gutsinda ikibi, urasohoka uhawe imbaraga zo kunesha umwanzi, urasohoka uhawe imbaraga zo guhindura ibintu. Ibitekerezo byawe yahindutse bishya, niri bwongere kuganya ukundi, niri bwongere kugira ubwoba ukundi, ntabwo wongera kubura ibitotsi. Wewe wabuze ibitotsi, abadayimoni barakuboshe bagushyira ku ngoyi. Igihe cyawe ni iki ngiki, turaguhamagara kugira ngo ugere kuri UCC. Hagire buri mugoroba tuba dufite amateraniro, tuba dufite gusenga kw'imbaraga, amasengesho yo kubohoza ibyacu, amasengesho yo kugarura iminyago yacu, amasengesho yo gusenya ibihome by'umwanzi, no guswita imbaraga z'umwijima n'igisuzuguro kikuriho. Aya masengesho ukwiye kuyazamo, ugasengerwa, ukayoberwa uko usenga, ukiga kwisengera, ugahabwa imbaraga. Vayurahure, vayurahure umuriro, ugende utwika abadayimoni bahoshe inzu yiwawe. Tugikomeza uyu murongo, amagambo dusomye, Yesu amubonye, Yesu amubonye, abonye umuntu ahetamye, ntiyabashaga no kunamukana yato. Umurongo wa 12 ngo Yesu amubonye aramuhamagara, aramubwira ati mugore ubohowe ubumuga bwawe. Ni ijambo gusa yavuze. Avuga mugore ubohowe ubumuga bwawe. Atera indi ntambwe akora ikindi kintu ngo amurambika ibiganza. Muri ako kanya aragororoka, ahagarara yemye, ahimbaza Imana. Nshuti mukundwa twumva ubabaye, nibyo ntago wahimbaza Imana ubabaye, ntago wahimbaza Imana ufite agahinda. Yesu arashaka kubanza kugukiza uburetwa n'agahato, abanza kugukuraho ikizirikirega, yaranze akagukoresha iby'icyubahiro, akakwicaraho, akakujyana, ukagendana nawe, akakubwira tujya hindura, jya muri imiryango, vuga ibi, kora ibi, kuko aba amaze kwicara hirengeye kuri wowe. Turamukeneye Yesu kugira ngo abe mu buzima bwacu. Nta kintu kimwe wahindura, mwibutse, nta nubwo ushobora kubahwa no kwemerwa cyetse Yesu umwemeye ko aba mu buzima bwawe. Cyetse umwemeye. Abantu bamwe ushobora kwirwanira ukishakira icyubahiro, ariko n'icyakanya gato. Ukwiye kwizera Yesu ukamwiringira. Niwe utanga icyubahiro nyabyo, niwe utanga umunezero nyawo, niwe utanga umudendezo nyawo. None se aba bantu bazibye bagaceceka, banze ba Yesu bagaceceka, mwibutse n'aba bandi bari baraziritse icyana cy'indogobe, ko abigishwa ba Yesu bashyizeho umwete bakavuga ngo arakidutumye, baburiye he? Kuki batakurikiranye niba cyari ishyabo mu by'ukuri? Ariko ari ukuntu Satani afatira abantu mu bujiji, afatira abantu mu bujiji, akagufatira mu bujiji kuko ahantu wahavukiye, wahakuriye, idini wayivukiyemo, wayikuriyemo, nushaka kuyivamo akagufatiraho. Barakubwira ko ushobora kujya ahandi ibintu bigahinduka, ushobora guhindurirwa ubuzima bwawe byashoboka. Ariko idini yarakwigishije ngo ya none se siko wavutse, ubwo se urajya ngo Uwiteka nabizi, ahubwo saba imbaraga zo kubyihanganira. Oya, ntago tuje kubwira gusaba imbaraga zo kwihanganira ibikubabaza, tuje kubwira ngo gukira kwawe nuko nguko. Iyi ni season 2017 n'igihe cyo kuruhuka, niko Imana ivuga. Umwaka wa 2017 ni umwaka wo kuruhuka kwawe, ni umwaka wo gutabarwa kwawe, ni umwaka wo guhindurirwa amateka. Nawe himbaza Imana uyihimbaza by'ukuri. Hari abantu buzi insengero hirya no hino bahimbaza Imana badahimbaza by'ukuri. Ariko uyu mugore ngo yiteheje atangiye guhimbaza Imana, ahimbaza Imana, none abona impamvu yo guhimbaza Imana. Hari abantu benshi bavuga uti nta mpamvu mfite yo guhimbaza Imana, ariko numara kubohorwa ngo yikuriwe urahimbaza Imana. Urahimbaza Imana nawe. Aba ntago bazi ko nawe uzi guhimbaza, ntago bazi ko nawe wahimbaza bikakubera, nibazi ko nawe wasimbuka, nibazi ko nawe wanezerwa. Baravuga ngo nabyishimo ugira, barakureba ko bangukana najya yishima. Igituma utishima kirazwi, cyamenyekanye. Urahetamye mu buryo bumwe cyangwa bundi. Satani yagushize icyitwa ingoyi, agushyiraho uburetwa. Aka kantu rero kandi kanangaza ni umutware w'isinagoge. Ahinduye message ye abonye igitangaza kibaye, ngo ariko umutware w'isinagoge arakazwa nuko Yesu
akijije umuntu ku isabato abwira abantu ati hariho iminsi 6 ikwiriye gukorerwamo imirimo, abe ariyo muzamo mukizwe hatari ku munsi w'isabato. umva nawe ubu butumwa arabuvugana uburakari, aratanga iyi message yarakaye umutwaro w'isinagoge. ubwo ndebera wahagaze ku cyumweru, uhagaze ku ruhimbi ugatanga bene iyi message, utanga iyi message ngo agenzi abantu bajya ahantu ngo mugiye gucirirayo, kandi ko kurabizi ko bakize, urabibona ko banakize. Buriya ubuse sinzi nibyo wavuga we muri iki gihe. Amahame y'idini yacu ntabyemera ubwo se nk'ubwo uba tugayiki kurambikwa ibiganza, ayo mavuta, twebwe dufite amazi y'umugisha sinzi biki. Kamabwire ukwiriye kurakara, ukwiye kurakara kuko niwe uzi kubabara. Come on, ukwiye kubabara kuko niwe uzi kurara, niwe ufukubayeho, niwe uzi ahantu unyura. Ntago kana ko nguwo yakubabariraho ngo ijoro rimwe arara ari maso wowe usinzire. Yego, nibishoboka. Haleluya. Nabwo kurya ngo ibyo yakariye ubirye, urasonza ukongera ugasonza, ukambara ubuso, ukababara, ugatabwa, ugashugunywa, ugasuzugurwa. Ihute rero ugere kuri Yesu ku rw'igisuzuguro kikuriho. Yesu aradutumye ngo tukuziture, ntago tugusiga. Hari abantu barimo banyandikira bavuga ngo nanjye nusige ku kiziriko. My God, katunajerekera aho ngaho ubwo tuje kwakira abantu barimo bahamagara. Tuzakomeza ngaho umunsi w'ejo. Byari biryoshye, ni byiza cyane pe, ariko nuzacikana umunsi w'ejo tuzakomereza aho hantu ko mutware mu synagogue kuko mfite byinshi byo kumuvugaho. Twakiriye pastor akakanya ugira akantu gato ngiye kuvugaho akakanya. Si ikintu kirekire cyane, ariko ni ikintu uyu mudamu yakoze. Uyu mudamu yarabisobanukiwe neza ku munsi wari w'isabato. Ntabwo yarinjije cyane, ahubwo ubumuga yari afite bwari ubwo burwayi, ntabwo yari asaze mu mutwe. Yari abizi neza ko Yesu arimo kubwiriza ku munsi w'isabato. Atera intambwe aza mu rusengero, aza imbere ya Yesu. Ntabwo uyu mudamu yakirijwe hanze y'urusengero, ntabwo yabohorewe hanze y'urusengero, ntabwo yatabariwe hanze y'urusengero, ahubwo yateye intambwe kandi asobanukiwe neza ko umusaruro w'isabato. Iyo sabato niba yaba ari ku wakangahe se nyitayeho, icyo nitayeho ni kimwe, aricyo turimo kukubwira uyu munsi wa none. Dufite amateraniro mwabibona, mwabonye imbaraga z'Uwiteka Imana uburyo zibohora. Turimo turababwira ngo tera intambwe, urahamagara ngo tugufashe tugusengere, ariko n'uyu mudamu yakaba yarahagaze yagategereza umwami Yesu mu mayira. Ariko uyu munsi wa none turimo turamuvuga ngo Yesu n'ubumuga bwe, Yesu abona ubumuga bwe, ariko arabona yirengagije itegeko ry'aba ngaba abayobozi b'isabato, yirengagije itegeko ry'abadayimoni. Kugirira neza turakubohora ngwino ukori kuko Yesu aravuga ngo mwese abarushye n'abaremere urarushye, tera intambwe ze. Yesu akugirire neza, hamagara tukuyobore neza aho dukorera umurimo w'Imana. Yesu agufashe cyane. Ushobora guhamagara cyangwa ukandika ubutumwa bugufi kuri 0782 7574 62 cyangwa ku murongo wa Tigo 0722 2 2 5 7 4 duhamagare turakwitaba tugufashe. Aha ndabona messages abantu barimo banyandikira, bandika ku rubuga rwacu rwa WhatsApp. Inshuti zacu za ICC Imana ibaho umugisha cyane. Messages zirimo ziratugeraho. Katwakiriye umuntu. Hello. Hello. Yes. Ari muri iki kiganiro cyanyu kuri radio. Yego. Nifuzaga kumenya aho mukorera ngo nanjye wenda magere. Woherereye he? Ngende Ikabuga rero reka pastor kuyobora. Umva Kabuga, uyegeze mu Kabuga muri centre aho ngaho, cyangwa ubwo uri w'Ikabuga jya mu kigo kwa Richard. Mu kigo kwa Richard niho dukorera kuri uyu mugoroba uze tugusengere. Yesu akugirire neza. Arakoze cyane inshuti yacu warimo kurikira. Hari abandi batwandikiye ubutumwa bugufi barimo baragira bati natwe muziteze turepe nimwe dusigana ku kiziriko. Katwakiriye umuntu uhamagara. Hello. Hello. No. Peresa guciye howe. Hello. 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 Karame.
nanjye nitwa Karitasi mu nsengero. Caritas uherereye he? Ikimisagara. Ufite icyifuzo cy'Caritas? Nako mu nsengero ngakizwa. Ye, ugize neza mukobwa wa Yesu. Ndi umudivantiste. Wowe Yesu hari icyo ashaka gukora muri wowe. Akoze Yesu abagirire neza. Yego. guma kuri radiyo uraza gusubiramo isengesho turi bwatuza abakizwa. Arakoze Caritas, Uwiteka kugire neza. Katwakira undi. Hello. Hello. Karame. Ni pastor. Ahabwa icyubahiro. Agnes Kabuga. Agnes Kabuga. Ndabasuhuza cyane. Yego Agnes. Saguha umugisha. Uzana pastor Dasana. Nabarakumva. Natwe turagusuhuje saguha umugisha cyane kuko dukurikirana. Musengere ndwaye umutwe. Umutwe ngo nonaha urakira mu izina rya Yesu. Murakoze. Katwakira undi. Hello. 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 Karame. Naenda shaka mu nsengero. Witwa nde? Manuel. Uherereye he Manuel? Uri he utuye he? Nyabugogo. Ufite icyifuzo ki? Yuko mwansengera. Tugusengera iki ukabyara? Nanjye nkakizwa. Ushaka gukizwa? Na Yesu arabishaka gukizwa, turagusengera mu kanya nuve kuri radio. Yego. Tusengana. Twakira undi. Abatwandikira ubutumwa bugufi burimo kutugeraho tujya ngo tutangire kurusoma umenye ko bwatugezeho. Ndabona hano watwandikiye ubutumwa bugufi aravuga ati nitwa Jane mu nsengere, umugabo wanjye yarantaye kandi ari umukozi w'Imana, dufitanye abana 7. Oh my God. Uwo kweri ni umukozi w'Imana. Yesu ashimwe mu nsengere nitwa Jane, ni ya message yongeye garuka ya Jane. Imana iragutabara Jane. Jane wari ukwiriye kudushaka tukaganira. Yes, kugira ngo tugusengere. Nka wa mudamu ko yarambitsweho ibiganza. Sure, katwakira you. Hello. Shaka ko musengera ni Bosco. Bosco ufite ikibazo ki? Ikibazo cy'uburwayi bwo mu nda. Uburwayi bwo mu nda. Bosco urwaye mu nda arashaka kuva ku kiziriko cy'umwanzi yamushyizeho. Iyi message yindi ni witwa Samuel ati musengere mfite ikibazo cy'ubukene. Ubukene ni daimoni. Ubukene ni daimoni. N'ubumuga nabwo. Yeah. Ubukene bugomba kuvaho mu izina rya Yesu. Atere n'intambwe ze ku rusengero. Buriya hari igihe uri umwuka kwicariye ukavuga uti ntago uzigera itera imbere. Uyu ati pastor turi kumwe turabumva neza. Imana iguhe umugisha inshuti mukundwa twumva neza. Buriya hari no kumva nabi ariko aratwumva neza. Yeah, Imana impumugisha ahore yumva neza. Yes. Abantu bumva neza ndabakunda. Pastor Yesu ashimwe ni Agnes ndi Kabuga ndabasuhuza cyane. Yes, yari yatwandikiye arwaye umutwe turagusengera. Katwakira uyu. Hello. Yesu ashimwe pastor. Ahabwa icyubahiro. Nitwa Clement. Witwa? Nitwa Clement. Yego Clement. Ndashaka ko nanjye mu nsengero ngira ikibazo cy'inyatsi kandi mukanasengera ngakizwa. Urashaka gukizwa? Mukandagira naho mukorera kugira ngo njye ndeba ko nabona ukanya nkaza gusenga. Utuye hehe Clement? Ni hafi ya Classique. Hafi ya Classique aho ngaho ni hafi ya UCC ni boy. Ubwo uri kuri Shell Sonatube urahabona afata umuhanda ugana ku ibagiro urenga ku ibagiro ryo kwa Didi itorero ryacu riri munsi y'ibiro by'akagari ka Niboye. Mubona uyu munsi rwose dusengana inshuti yanjye. Constante w'Irwamagana aravuga ngo nawe arahari ngo nanjye ndahari ngo nukuri Uwiteka abahire byihariye ndi hano ngo mu nsengere ku bwa kamere itera icyaha izina rya Yesu umwuka kurekure kamere itera icyaha. Feza yanditse message Feza arikagugura avuga ati mwiriwe nanjye ni munsige ku kiziriko musengere mbashe gukizwa muraba mukoze. Yes. Feza urakoze. Hello. Mwari mucimbira telefone itayikuraho. Wowe utuye hafi ya Classique? Kicukiro kuri Shell. Kuri Shell. Yes, manuka urenze ku ibagiro ry'inka kwa Didi urusengero rwa UCC ruri munsi y'ibiro by'akagari ka Niboye. Yes, vayo tubane uyu mugoroba turagusengera dugufashe kurushaho. Tangira sangahe? Dutangira saa 11 n'igice z'umugoroba. Urakoze nawe. Feza rero urikagugu nawe gera kuri UCC tugufashe kurushaho kuko umwanzi wakurekure icyo kiziriko kikuveho mu izina rya Yesu.
Samuel yarakuvuze ati mwiriwe niweho mu nsengere mfite ikibazo cy'ubukene ni message yarigarutse bwa kabiri ubukene bwo kanyagwa Yesu arabugukiza uyu nawe aravuga ati nukuri hari utwandikiye undi butumwa bugufi aravuga ni Papias Nyankore ati turi kumwe kandi turabakurikiye Imana igumugisha Papier hello ngo iracitse yarafite uyu nawe aravuga ati turabumva neza Imana igumugisha kumva neza burya kumva neza nabyo ni amahirwe ava ku Mana undi nanone twandikiye ubutumwa bugufi nawe aragira ati Yesu ashimwe mu nsengere nitwa Jane twari twamaze gusoma ubutumwa bwe bugufi katurebe ku rubuga rwacu rwa WhatsApp akatubanza dusoma ingi nayo avuga ati Yesu nashimwe cyane nanjye narakizwaga none Imana yankoreye ibikomeye none muri je amarira yaranyuzuye yarakizwaga Imana imukorera ibikomeye yarangije abiva yes amarira ngo aramwuzuye ati kandi none aragira ati none muri je amarira yaranyuzuye musenge ngaruke ku murongo ni Moses brother Moses icyo ugomba gukora uracyumva garuka vuba mu izina rya Yesu garukira aho ngaho ndetse n'ukomeze kugenda nabi Satani ashaka kugotomera uyu ati mumere aravuga ati mumereze nimero za pastor w'umudamu kuko niyo nyibyara sinabona uko mugeraho nigene turaza kuziguha nuve kuri radio mu kanya gato cyane turaguha izo nimero za pastor Bena kugira ngo ashobore kugufasha arahari hano ku bwawe ahari kugira ngo agufashe kandi yabikubwiye ku rubuga rwa WhatsApp naho mafite ubutumwa bugufi ahantu banditse hano hari abantu banditse bakurikira baravuga bati rero pastor izo nyigisho zirimo intungamubiri vitamine zirimo vitamine hari n'undi utwandikiye nanone we ari mu gihugu cy'Ubudage waravuga ati negereje giye kubwo butumwa buri buze ku rubuga rwa YouTube inshuti yacu nanone utwandikiye anga ku rubuga no witwa Didier Sanyu Imana ibaho umugisha ndabona hano witwa umukunzi wacu nawe witwa Mufuruke Amos ndabona kandi ubutumwa bundi abantu bagira batwandikira katwakiriwe umuntu hello pastor musenga ku isabato cyangwa ku cyumweru iminsi yose no ku isabato dushaka watubona amateraniro nyirizina ni ku cyumweru ya rero Imana ibaho umugisha nshuti bakundwa kuko Uwiteka arakora ikintu gishya ku buzima bwanyu nimucikanwe turagira ngo dusengane namwe mu minota dusigaranye pastor ugiye gufasha abantu bashaka gukizwa katuguha akanya abantu mushaka kwatura Yesu nk'umwami n'umukiza musubiremo aya magambo vuga ngo umwami Yesu ndagushimye ko wamenye uyu munsi ukanyura mu buzima bwanjye kugira ngo umbohore kuva uyu munsi wa none nihannye ibyaha byanjye natuje akanwa kanjye nijeje umutima wanjye ndakijijwe mbaye umudendezo kuva uyu munsi wa none urakoze Yesu kuko mbabariye amazina yanjye uyandike mu gitabo cy'ubugingo uyandukure mu gitabo cy'urupfu no kurimbuka ndagushimye kubinkoreye Yesu reka ngusengere Mana yacu mu izina rya Yesu shimwe kubwo uwo mukobwa umusore umumama umupapa umukecuru umusaza umwana ko yatuye agakiza uyu munsi wa none ukaba umubohoye ukaba umugize umudendezo umukuye ku kiziriko umukuye ku buretwa umukuye ku bumuga mwami wanjye bw'icyaha n'uwo mwuka ukoresha icyaha turawucyaha mu izina rya Yesu Mana ndagusaba kugira ngo bakomeze nkuko natwe dukomeje kandi ubicaremo bagira bagaciro kuva uyu munsi wa none baba abakozi bawe urakoze Yesu kubikoze mwami wanjye murakoze cyane kadusengera abantu batwandikiye ubutumwa bugufi mfitemo hano witwa Janvier hari kantu baravuga ati munzituri turategeka ibiziriko gucika nona mu izina rya Yesu tugere kuri Yesu tukubwira icyo Yesu ashaka umaze gucibwa ibiziriko biguvuyeho tugihure n'abakozi b'Imana tukuyobora noneho igikurikira nugarukira aho ngaho agukiza afite impamvu Caritas wa Kimisagara ushaka gukizwa buri imbaraga zikubuza kwinjira muri aka gakiza wakiriye aka kanya ndazihakanyije zikurekure Agnes none anegetse kukira ndategeka kukira
ndategetse gukira mu izina rya Yesu. Emmanuel Nyabugogo nawe umaze gukizwa nawe akagira imbaraga zongera kugusubiza inyuma ukundi mu izina rya Yesu. Genda utabarwe, Uwiteka Imana Nyiringabo agutabara kwibuki, agutabare n'abana bawe n'inzu yawe mu izina rya Yesu. Bosco ufite uburwayi bwo mu nda, negetse abadayimoni b'indwara yo mu nda bakuva mu izina ry'umucunguzi Yesu. Mwene data Samuel ubaswe n'imbaraga z'ubukene, ndaca injishi z'ubukene, ibyo biziriko by'ubukene ndabicagagura none mu izina rya Yesu Kristo. Bamawuteka gw'ibitekerezo bishya bizana amafaranga. Moses ugarukira Imana, ndagusengera imbaraga zikugarura zikumanuka none ukanguce uzibukira icyaha ugaruke mu mugisha wahoze mu izina rya Yesu. Ildefonsi wadukurikiye Imana igwa umugisha, ari icyo Uwiteka Imana Nyiringabo bashaka gukora mu buzima bwawe. Nambara urashaka rwose hari uwatwandikiye nawe umunsi w'ejo uvuga uti nta mwana ukeneye umwana, Uwiteka kwibukira guha umwana, afungura inda yawe aguhe urubyaro ruvuye kuri we, akunezeza kumara agahinda mu izina ry'umucunguzi Yesu. Bakundwa turagira ngo tubahe telefone zacu zigendana. UCC Kabuga Pastor Bena 0788513332 cyangwa 0722253342. Yesu abaho umugisha cyane. Amateraniro y'ikigoroba They keep asking you to switch. We say never. Simply stay who you are. If you're hot, keep it hot. Why switch? Accept no substitute. You're already tuned in to Kigali's hottest hit music station. That's what's hot. 103.6 Hot FM.